ukuri kose aho uri hose nagutumweho ngo wubakwe nk'amabuye mazima. Wubakishijwe ayahe mabuye? Wubatswe mu rubuhe buryo? Wubatswe ute? Kumaze imyaka myinshi mu itorero, wubatswe ute? Ese uko wubatswe wubatse abandi cyangwa warasenyutse ugwira abandi? Kandi shimwe niyo zaba zambaraga zituma umuntu agwa ku iseta abyara, uzahagera muganga natangira gutunganya ibikoresho akora ku muntu wubakitse. Haleluya! Niyo zaba zambaraga zifata umuntu mu nzozi aryamye ngo zimwiciremo, zizasanga usinziriye n'ubwo uri kugona ariko uri kugona wubakitse. Imana ishimwe. Ndabashuhuje cyane inshuti bakunze ibijambo ry'Imana, aho unkurikiranye uri hose. Uwiteka akube hafi cyane. Ushobora kuba ugiye gukurikirana ubu butumwa bwiza ufite ikibazo, Uwiteka agutabare. Ushobora kuba ugiye gukurikirana iri jambo urwaye, Uwiteka agukize. Ushobora kuba ugiye kunkurikirana uri umushomeri, Uwiteka aguha akazi. Ushobora kuba ugiye kunkurikirana uri mu gihe kikugoye utigeze ubamo, ngusabiye gutabarwa n'Imana mu buryo bwihuse. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Bakunzi b'ijambo ry'Imana kandi bakunzi banjye, nishimiye kubana namwe kuri uyu mwanya aho tugiye kuganira amagambo meza cyane aryoshye ari muri Bibiliya cyangwa se no hirya ya Bibiliya, kandi n'amagambo yubaka umubiri akubaka n'ubugingo. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Tugiye kubanza twiragiza Imana, nitumara kwiragiza Imana mu buryo bwo gusenga, aho uri nibigukundira upfukame cyangwa uhagarare, nimba uri mu kazi ntibikunze, nimba uri kugenda ntibyemeye, ariko aho uri hose tugiye gufatanya gusenga, kandi aya masengesho akugereho ahindura ibintu byinshi ku buzima bwawe. Mwami Yesu Kristo, aya masaha ndagushimiye, ni wowe wera. Ngushimiye kuri umwami w'amahoro ku buzima bwacu, utabara nk'intwari, ugatabaruka nk'intwari. Sabiye umuntu wese ukurikiranye yica no kugira ngo umugisha wawe umwomeho cyane, kandi sengeye umuntu wese unkurikiranye afite ikibazo kugira ngo umubere igisubizo. Sengeye imitima y'abantu igiye kumva ijambo ryawe kugira ngo ihinduke rwose, kandi ubwiza bwawe bugote umuntu wese. Urakoze, ndagushimiye kuri Imana y'amaboko, mbisenze shima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen. Yesu abahereza umugisha mwinshi cyane. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, niyo ntego mfite muri ibi bihe. Nicyo Uwiteka mpagurukirije kubwiriza abantu ubutumwa bwiza, guhumuriza imitima ibabaye, kwatura amagambo y'ubuzima n'ubugingo, kandi Uwiteka akakurikirana agasohora kuri wowe. Tugiye kuganira amagambo y'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, igice ni cya 2. Turasoma duhereye ku murongo wa 4 dusoreze ku wa 5, kuko uwa 5 niwo tuza gutindaho cyane, niwo numva umwuka yampomekeyeho cyane. Haravuze ngo ni mumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe, ribi ry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera, ubwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane ku bashoboye kugendana nanjye mu gusoma. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, rifite teme cyangwa se rifite umutwe uvuga kubakwa. Mwubakwe cyangwa kubakwa ni Kinyarwanda cyumvikana.
Bano mumenyere ko abubatsi bitwa abafundi. Abafundi nabo kandi babamo ibyiciro bitewe n'uburyo bize cyangwa naho bigiye, cyangwa se abubaka inzu zikomera bitewe n'ibyo bubakishije. Ibyo bubakishije bigahura n'ubuhanga bafite, bigatuma inzu yubakwa igakomera. Ariko saho nshaka ko tuvuga, ndashaka ko twerekeza mu buryo bw'umwuka. Kuki Petero yavuze ngo mwubakwe nk'amabuye mazima? Bishatse kuvuga iki? Ni ijambo rimeze nk'integuza y'icyaba, ariko icyo cyaba kigasanga warubatswe, kandi kigasanga warubatswe nk'amabuye mazima. Byumvikana ko hari abantu bubakwa ntibakomere bitewe nuko bubatswe, cyangwa se bitewe nuko n'uwabubatse. Hari igihe umukristo yubakwa akubakwa nabi ntakomere. Urugero, muri iki gihe hari abantu baza mu nzu y'Imana, ariko muri uko kuza mu nzu y'Imana bakaza badakurikiye ijambo, bakaza bakurikiye ubuhanuzi cyangwa imitsima. Niko Yesu yabajije Petero agiye kugenda, aramubaza ati ariko se nawe uragiye koko? Uragiye Pete? Petero aramubwira ati twebwe ntabwo twakuvaho ngo tugire ahantu tujya, kuko impamvu yo kukugumaho dukurikiye ijambo. Hari amagambo akuvamo, hari amagambo y'ubugingo twakumvanye, hari amagambo yubaka twakumvanye, hari amagambo dukurikiye niyo yatuma tutakuvaho. Aravuga ati twakuvaho tukajya he? Ko ari wowe utanga amagambo meza y'ubugingo. Hari abantu rero bakurikiye Yesu ariko bakurikiye ijambo, aba barubatswe bamera nk'amabuye mazima. Turebeye mu batubanjirije ziriya ntumwa zishwe, hari Barutimayo bishwe bashishuweho uruhu, baratonorwa nk'umwumbati, babashyiraho umunyu umubiri uramurya. Ariko kubera ko yubatswe nk'amabuye mazima, apfa ahamya Kristo. Hari uriya mugabo Stefano, kubera ho yubatswe cyangwa ko yubatswe nk'amabuye mazima, urupfu yishwe rwatumye ahamya Kristo, apfa abona ururembo rwa Yerusalemu kubera kubakwa nk'amabuye mazima. Niryo jambo ashaka ko tuvuga. Ukuri kose aho uri hose nagutumweho ngo wubakwe nk'amabuye mazima, niko Bibiliya yavuze. Hari abantu bubatswe rero mu buryo butari bwiza, ariho nari ntangiye kuvuga. Sanga umuntu yaje mu nzu y'Imana, ariko muri uko kuza mu nzu y'Imana hari uburyo arimo ararerwa nk'umuntu utazakomera nahura n'ikibazo. Hari abantu benshi bajya bampamagara kantelefona akambwira ati mama Lionel, yewe rwose Imana yambwiye ibintu ashize imyaka 2, Imana imbwiye ko izangirira neza, none mfite ibigeragezo byinshi cyane. Kuva Imana yambwira ko ingiriye neza ndigura n'ibibazo byinshi bikomeye, none ndabona ngiye kubivamo. Urabona uwo yubatse inyubako ye ishingiye ku buhanuzi, inyubako ye ishingiye ku butabazi. Igihe ubutabazi butazaza azasenyuka. Yubatswe nabi, yubakiwe kuri iragutabaye, ikugiriye neza, iguhaye ibi. Uyu muntu buryo yubatswemo, ikigeragezo ko kingana kose ni cyiza kizamusenya. Ntabwo yubatswe nk'amabuye mazima. Imana itugirire neza cyane. Nkunda kuvuga Yobu, ntabwo ndi bumusiga uyu munsi. Yobu buryo yubatswemo yahuye n'ibigeragezo. Ubundi hari igihe umuntu ahura n'ikigeragezo, ariko we ntabwo yahuye n'ikigeragezo, yahuye n'ibigeragezo. Hari igihe umuntu abana n'ubwoko bw'ikigeragezo kimwe akajya yiriza, akagaragara ko yahuritse, ariko burya hari abahuye n'ibigeragezo ndugu yangu. Hari abantu bahuye n'ibigeragezo byo mu bwoko butari bumwe. Ni nako Bibiliya ivuga ngo n'iby'ibyishimo nimugubwa gitumo n'ubwoko bw'ibigeragezo bitari bimwe.
hari abantu bahuye n'ibigeragezo birenze nka 4 mu kwezi akaba afite nk'ibigeragezo 4 mukunda akaba afite nka 5 mukunda akaba afite nka 3 umwaka ugashira abana n'ibigeragezo ariko ntave mu nzu y'Imana ntave mu byo yizeye kubera ko ibi bigeragezo byaraje bisanga hari ukuntu yubatswe nk'amabuye mazima ubwo wowe kimwe gusa kigerageza iki kimwe umaranye ukwezi kumwe cyangwa umaranye amezi 2 kikugushije kubera iki gisanze utarubatswe nk'amabuye mazima ntabwo twavuga ubwoko bw'amabuye ngo tuvuge hari amabuye habamo inkarakara habamo bita mpunyo ngo no nshoboye kubanze akabiparara kaba mapirari hari n'aya zahabu n'abantu bagiye kugura amazu ahenda bitewe nuko basanze yubatse n'amabuye ayubatse ariko reka tugaruke mu mwuka wubakishijwe ayahe mabuye wubatswe mu rubuhe buryo wubatswe ute kumaze imyaka myinshi mu itorero wubatswe ute ese uko wubatse abandi cyangwa warasenyutse ugwira abandi hari ukuntu inzu isenyuka ihitana n'ibikoni igahitana n'amadushe igahitana n'amastoke ikagwira ibipangu byose bikagwa bitewe nuko yubatse ariko wubatswe ute wubatswe nk'amabuye mazima wubatswe nk'amabuye y'ibifonye wubatswe ute buriya Paulo umunsi umwe yarari mu nyanja ari kumwe na bagenzi be bari kugenda inkuge ikora impanuka ikoze impanuka igwa kwibuye Bibiliya yavuze ngo waguye kwibuye ry'intaza iyo nkuge ngo irameneka iyo nkuge imaze kumeneka byumvikana ko bari bishingikirije kugendera mu nkuge icyo bari bishingikirijeho kirameneka umva uko Bibiliya ivuze kumeneka byumve ntabwo ari ugusaduka ntabwo ari ukumanyuka ntabwo ari ukugwa ngo irameneka imenetse bisanga hari umwami bubatse isanga hari uko bubatse birashoboka ko hari ibintu wishingikirijeho bikameneka bigonga buye birameneka bishoboka ko wishingikirije ku bucuruzi burameneka birashoboka ko wishingikirije ku rugo rurameneka birashoboka ko wishingikirije kuri bene wanyu bikameneka ariko ngo imenetse kubera ahantu bubatse Paulo are mu mutima bagenzi be yatura ijambo yuko nubwo imenetse bari bukire Imana ishimwe iryo jambo ryatuzwa naho bubatse ntabwo bari bubatse ku nkuge kuko yaramenetse ariko bisanga Paulo hari inkuge ikomeye ariyo Kristo yubatseho are mu mutima bene wabo aravuga ati nubwo inkuge imenetse ariko turabaho Imana ishimwe cyane ngo banyanyagira mu nyanja abatazi koga bamwe bashaka kurohama ariko ngo Imana ibashyira muri pozisiyo yo kutarohama ngo bamwe ngo babona tubaho mu mazi bubikaho inda abandi bazi koga ngo baragerageza baroga abandi gusakuza barasakuza ariko Paulo yababwiye ati nubwo inkuge imenetse turabaho ngo barambuka ngo mu buryo butandukanye ngo bagera hakurya ndashaka kugira ahantu wubaka kuri Kristo ku buryo nibyo wakwishingikirizaho byameneka ariko ukarokoka bitewe naho wubatse Imana ishimwe cyane haleluya ngo bageze hakurya ngo bene igihugu barabakira n'urukundo rwinshi cyane babakiriza amagambo meza batangira kumenya ko bari bapfuye bagarura umutima bibuka ko bavuye ku kirwa cyitwa Merita batangira gusobanukirwa aho bageze naho bavuye ngo babakusanyiriza umuganda w'inkwi kubera ikibazo cy'imbeho bari bafite ngo bakusanije umuganda w'inkwi bagishyiramo umuriro
ngo habonekamo icyo bita inzoka igikururuka, niko Bibiri ivuga, inshira ngo ifite ubumara. Inzoka ni ikintu gitinyitse cyane. Inzoka ni inyamaswa itinyitse kandi z'ubwenge bwinshi cyane, kandi igira ubumara bw'ubugome. Mu gihe utabonye ubutabazi inzoka yakurumye urapfa. Utabonye ubutabazi, kera mu cyaro nkibayo hari ahantu twajyaga tujya bakatubwira ati ahantu haba inzoka mwitonde. Twari twaramenye imiti ivura ubumara bw'inzoka yibanze umwanya utarabona muganga. Ariko ndashaka kuvuga uburyo iyi nshira yarumye Paulo ku gikonjo, ariko imurumye kubera aho yubatse n'uburyo yubatswemo. Turi ku ijambo ngo mwubakwe, uko yubatse n'uwamwubatse binetariza imbaraga z'ubumara. Ngo imushinze amenyo ku gikonjo, ngo bene igihugu bamwe muri bo batangira kuvuga ngo idacurwa kibera iramwemeje. Ibintu ni bibiri nadapfa abyimbye arakinduka. Ariko Paulo ngo akomeza icyo bita ivugabutumwa, ngo akomeza umurimo, akomeza kuvuga aho yubatse nuko yubatswe ntibimwemerera kureba kubimwangiza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Uko wubatswe, aho wubatswe, bituma mu gihe ugezaho utemerera Satani ko kwereka ko upfuye, ahubwo inyubako wubatswemo ikwemerera kubona gutabarwa. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo akunkumurira igikururuka mu muriro, ngo gitakara hasi. Bategereza ko ari bubyimbe, bategereza ko ari bupfe, barabibura. Ngo bahindura amagambo, baravuga ngo uko biri kose uriya muntu n'Imana. Bivuye kuki? Bivuye kukubakwa. Bibiri iravuze ngo mwubakwe nk'amabuye mazima, niko Petero yavuze. Abwira abantu, abwira abaririmbyi, abwira abavuga butumwa, nibo turi kubwira muri iki gihe. Abwira abayobozi, abwira abayoborwa, abwira baje kera, abwira baje vuba, abwira babonye uko Imana ikora, abwira batarabona ubutabazi, abwira batangije umurimo vuba. Aravuga ati ibyo mwakora byose, mwaririmba, mwadiakona, mwayobora, mwashinga amatorero, kondisiyo icyitonderwa, mwubakwe nk'amabuye mazima. Imana ishimwe, habwa icyubahiro. Ndashaka kuvuga kukubakwa n'Imana. Kuko nitwumva kubakwa n'Imana, turaza kubona ko hari igihe n'umuntu abaho yarubatswe n'abantu. Turaza kubona ko hariho n'umuntu ubaho yariyubatse, akabyuka mu gitondo akiyubaka ati jyewe ndiyubatse, niyubatseho, ndi bishop, ndi apostle, ndi pastor. Akiyeranja akiyubaka, akiyubakisha imbaraga z'amafaranga, akiyubakisha imbaraga z'abakomeye. Ndi kuvuga ku muntu wiyubaka, akiyubakisha igihagararo n'ibyo agezeho, akiyubaka kandi agashaka ko Kristo atamamara cyangwa ngo amwubaka azarame. Uko wiyubatse, ushobora kuba uyoboye tutazi nimba warubatswe n'Imana cyangwa warubatswe n'abantu cyangwa wariyubatse. Uyu muntu inshuro nyinshi iyo yiyubaka ntarama, ntabwo ibyo birama kuko yariyubatse. Akaba n'umuntu wubakwa n'abantu bakamusheta, bakamusheta, tuzagushyigikira. Najyaga numva kera ndi mu cyaro mama aca umugani akavuga ngo, sinzi nimba ari n'umugani ariko ugenda umva ari umugani, ngo ingabo y'ingore iragushora ntigukura. Hari umuntu ugushora, wamara kugera mu kibazo cyakwica ntagukuremo. Ngeze ku muntu wa kabiri wubatswe n'abantu. Umuntu akakubaka, akagushuka, kora ibi nzagushyigikira, wowe shinga itorero. Reka mvuge kuri aba bantu bashinze n'amadini, reka mvuge gutyo naho byumvikana. Bashinze amadini, bishingikirije ku bantu bati tuzakubaka, tuzagushyigikira, nzazana ibi, nzakora ibi. Uyu muntu inshuro nyinshi yishingikirije ku bantu, akishingikiriza ku nyubako z'abantu,
aba bantu inshuro nyinshi hari igihe batagutindaho, aba bantu inshuro nyinshi hari igihe ibyo bizeye kuri we batabibona, aba bantu bakuvaho, iyo bakuvuyeho nawe urasenyuka. Ariko reka mvuge kuri umuntu wa gatatu wubatswe n'Imana, ari ryo jambo nagenderera umunsi rivuga ngo mwubakwe nk'amabuye mazima, mwemere Kristo abubake. Uyu muntu wubatswe n'Imana, icyambere ahura n'ibigeragezo byinshi cyane, ntibimuhitana kuko yubatswe ni dashobora kubesha. Kuko uyu muntu Imana yubatse ifite ukuntu imuhagararaho, no mu gihe bavuga ngo arapfuye burya bakize. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo iyo ndamutse mbandamye, arongera aravuga mu ijambo ry'ubwenge cyane ngo iyo nguye mba mbyutse, kuko yubatswe n'Imana. Uyu muntu wubatswe n'Imana ntabwo Imana ijya imwitesha, kuko Imana ntabwo igira ibintu bipfa ubusa, ntigita igihe, ntigipfusha ibintu busa, ntabwo ijya itanga ibintu ngo inanirwe kubikurikirana, ntabwo ijya yubaka umuntu ngo inanirwe no kumukurikirana. Uyu muntu wubatswe n'Imana inshuro nyinshi agira n'abantu bamurwanya. Burya nubona ugira abantu barenze umwe bakurwanya, nushaka ujya wiherera ahantu uvuga uti Imana ndagushimiye ko wanyubatse. Ikimenyetso cy'uko wubatswe n'Imana ni uko ugira itimi kurwanya, ariko itimi ikakurwanya mbega ikagira n'abayishyigikira, ariko ntutsimbuka, iragusunika ntuhava, umera nka mugabo udasunikwa nyine. Uyu muntu ntabwo ajya asunikwa kuko hari Imana yamwubatse. Uza kwibuka ko uyu muntu atabura abantu bamurwanya ndetse bafite n'amaboko, ndetse ukabona bashobora kuba bamurangije, ariko ntarangira kuko yubatswe n'Imana. Imana yahabwa icyubahiro. Uyu muntu ushobora no kumuroga ntapfe kuko yarubatswe nk'amabuye mazima. Imana ishimwe. Uyu muntu ushobora no kumugambanira ntagwe mu kagambane, akakarenga bagafata havuye, kuko yubatswe n'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu yigeze gutanga urugero, aravuga ngo, avuga ku munyabwenge, aravuga ngo avuga ku nzu yubatswe ayigereranya n'umunyabwenge ngo azaba nk'umunyabwenge wafashe inzu ye ngo ayubaka ku rutare. Aravuga ngo iyi nzu ngo umuvu nuza, imiraba ikaza, imiyaga ikaza, ngo bikikubita kuri iyo nzu ngo ntabwo izagwa kuko yubatse ku rutare. Yesaya 31:4 nawe arahanura. Yesaya murabizi ko ari umuhanuzi wahanuye mu gihe kigoye, ari mu bahanuzi bahanuye ibintu byinshi cyane, ari mu bahanuzi. Yesaya ari mu bahanuzi bahanuye umwami Yesu, avuga uburyo duhawe umwana w'umuhungu azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data twese. Amuvuga mu mazina menshi, arangiza amara imyaka 700 afata mubonye. Uyu Yesaya nawe yahanuye ku kintu cyitwa kubakwa. Ageze muri 31:4 aravuga ngo nzongera kukubaka kandi uzaba wubakitse. Ndi kuri uyu muntu wubatswe n'Imana, ajya agira gutya agahura n'ibimusenya, yagera ahantu yumva atangiye kunanirwa, agahura n'ijambo rivuga ngo ndongendaje kandi ndongenda kubatse, kandi ubwo nongeye kukubaka nkugarutse uzaba wubakitse. Imana ihabwa icyubahiro. Erega tuzaba twubakitse. Hari igihe Imana ikubaka ukubakika. Kandi ndabikwifurije muri uyu mwaka, muri uku kwezi kwa gatanu, Imana ikubake wubakike. Imana ihabwa icyubahiro. Wubakike, wowe unkurikiye aho uri, tutuze umutima, ikubake wubakike. Iri jambo riraryoshemo cyane, kuko hari ukubakwa ariko ntiwubakike. Ndafashijwe mwene Karisa wona. None hari ukuntu wubakwa ukaba urubakitse. Imana ishimwe. Nahuye n'ibigeragezo, ndi mu bantu bageragejwe, ariko bikaza bigasanga ndubakitse. Hari ukuntu umuntu aba yubakitse nduguyanga, ukumva wubakishije itangiriro igice cya mbere, ukumva rirakubakitse, ukumva wubatswe n'irivuga ngo habeho. Imana aragusanzana uri sakino, ikaze kavuga iti ngarutse kukubaka urubakika, habeho urugo rukabaho, habeho kubyara ukabyara. Erega buryo uba wubakitse, Imana ivuga ngo habeho
gutunga ugatunga umurimo wubakika nzakubaka uzaba wubakitse Imana ihabwe icyubahiro haleluya hakaba igihizi kongera ikakubaka kavuga iti ngarutse kubaka ndakubatse cyane Ikaze kakubakisha irivuga ngo abantu biringiye Uwiteka niko Dawidi yarameze we yahoraga yubakwa haleluya Dawidi we yahoraga yubakwa umunsi umwana wakatura amagambo mushyiraho korotire Ikaze kavuga ati nubwo mbona Sawuli yagaye ndumva nubakitse ariko nangereka nishireho urundi rukuta akiyubakaho urukuta rw'umuriro ruvuga ngo abantu biringiye Uwiteka haleluya bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyega nubwo ibinyeganyeza byaje ariko abantu biringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyega n'igihe imiyaga ije ahubwo ahora hamenye kuko yubakitse amina undi munsi yubaka irindi jambo rivuga ngo jewe sinzapfa never yaba guhigwa yaba kanseri yaba diabete yaba iperi yaba ipo yaba ibitega yaba mahembe yaba ibitumano yaba kugushika aravuga ati je sinzapfa never nzarama kugira ngo ntekerereze abantu ibintu Uwiteka yakoze aho abarubakitse ubakika mu izina rya Yesu ubakika ariko ubakika wakubakitse wambabari ukubakika amina Imana ishimwe turi ku ijambo rivuga ngo mwubakwe kandi nimurangiza mwubakwe nk'amabuye mazima bizatuma nta wabaritura niyo yabakatire purari z'abantu zizaza ziteremo ariko zizasanga hari ahantu wubatse haleluya niyo zabakatire purari z'abakonikoni zizasanga bubakitse Imana ishimwe niyo zaba zambaraga zituma umuntu agwa ku isi atabyara uzahagera muganga natangira gutunganya ibikoresho akora ku muntu wubakitse haleluya niyo zaba zambaraga zifata umuntu mu nzozi aryamye ngo zimwiciremo zizasanga usinziriye n'ubwo uri kugona ariko uri kugona wubakitse Imana ishimwe niyo zaba ari zambaraga bohereza ku gasusuruko unaniwe uzananirwa ariko wubakitse hari igihe babona umuntu yarananiwe yaracecetse yararyamye asinziriye bakagira ngo aroroshye ariko nubwo ari magona arubakitse Imana ishimwe hari igihe uba uri mu cyaro ariko wubakitse hari igihe uba uri no mu bushomeri bakabona urapfuye ejo burije ariko bakabona ntiburi buke ariko ubwo bushomeri busanze wubakitse nzongera nkubake uzaba wubakitse ubakika kuko Uwiteka yongeye kukubaka muri iri jambo ry'ubuhanuzi bukaze arongera aragarutse nzongera mwubaka birashoboka ko washenywe n'abarozi hari ukuntu nabo baza bagasenya bagatumura ibyawe ariko umva uko ubuhanuzi buvuze ijambo rikomera avuze ngo nzongera mwubake uzaba wubakitse ndumvira ijambo mu mbaraga n'ubushobozi ndimo ndumva ameze nk'umuntu uri kuri setinga mu ngingo mu mirenge mu mavi mu misokororo ahantu hose nzongera nkubake uzaba wubakitse nzongera ngo amaraso mazima uzaba wubakitse nzongera ngo izindi mbaraga uzaba wubakitse bakwitega nibakwitega nubona ko dutangiye ukwezi kwa gatanu bakwitega bakubonye mu cyiciro gishize babona urapfuye ariko ijambo rije rivuga ngo nzongera nkubake haleluya uzaba wubakitse nta miryango yakubaka never n'imishahara miremire ntiyakubaka ariko Uwiteka aravuze ngo nzongera nkubake uzaba wubakitse hari abantu Uwiteka yubatse barubakika ndugu yangu hari ukuntu Uwiteka kubakika ukubakika ukagera ahantu n'umuntu yibaza hari ugihe Yesu mwene Dawidi ndafashijwe nitaye ku bisanya umuntu ntitaye ku magambo yagushenye
nitaye ku bantu bagushenye, nitaye ku bwoko bw'ibigeragezo byagushenye, nitaye ku bigeragezo by'igihe kirekire byaguhondaguye, nitaye ku ndwara yakujogoye ukaba ugeze aho utabasha no kwiriza ubusa cyangwa ngo ujye mu nzu y'Imana, nitaye igihe insengero zimaze igihe zifunze udaheruka mu rusengero, nitaye igihe umaze udasenga amasengesho yo kwiriza ubusa. Umva ko ijambo rije rivuga ngo nzongera nkubake, amina, uzaba wubakitse. Data wa twese we, habwa icyubahiro ko wongeye gutuma abantu bubakika, bongeye kubakika. Wubatse urugo babona wapi biranze, babona usubiye gusaba, babona nta mafaranga, nta kazi, nta rubyaro. Ariko ijambo ry'ubuhanuzi rimanutse none kukubwira ngo nje kongera nkubake, uzaba wubakitse. Ko byagenze Uwiteka yarongeye yubaka Rusi, aramwubaka, yubakirwa kwa Bowazi, yibagirwa imowabi wabo, yibagirwa ubupfakazi, isura y'ubupfakazi irasibama, ibimenyetso by'imibabaro n'inzara n'ubutindi bw'iwabimo wabo birasibama, kuko Uwiteka yongeye amwubatse. Ko byagenze igihe cya Yobo twamuvuze uburyo Uwiteka yaje kumwubaka anyuze mu bamurwanije, niba Uwiteka yanyuzemo bamushyira ibintu arubakwa. Ariko ngo Imana mu ibintu biruta ibyo yaramuhaye mbere, izifite ikimenyetso cyo gukuba, arongera arubakika. Birashoboka ko banki yateje ibyawe, ariko ngo utumweho aya masaha ko ugiye kubakika, byakire mu izina rya Yesu. Birashoboka ko umaze igihe ukora ukabona amafaranga ntibivamo, ariko ngo utumweho aya masaha ugiye kubakika. Uwiteka kubakisha za promosiyo zo mu kazi, nazi kubakisha, zakire mu izina rya Yesu. Uwiteka kubakisha akazi gatunguranye kadahuye nayo wize, nabi kubakisha mu izina rya Yesu. Uwiteka kubakisha abantu, aguhuza n'abantu bafite ibyawe, naguhuza nabo wubakika, uzaba wubakitse. Niko akanwa k'Uwiteka kavuganye nawe, nzongera nkubake, uzaba wubakitse. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusoza dusenga, twinginga aho uri hose ufata umwanya wo kwakira, kuko tugiye gusenga isengesho ryo kwakira. Warasenyutse unanira Imana, uragwa uva mu byizerwa, ariko Uwiteka arambye ngo agiye kongera kubakeho. Warasenyutse ntukibasha gusenga kubw'intege nke, ariko Uwiteka arambye ngo agiye kongera kubake, uzaba wubakitse. Warasenyutse uva mu murimo w'Imana, ariko Uwiteka kuntumyeho ngo ugiye kongera wubakike. Icyo cyiciro urimo ndagusengera. Wari ukijijwe uragwa, ijambo riragukebuye ngo ngwino nkubake, uzaba wubakitse. Ngiye kugusengera. Wowe wari ufite urwego ugezemo, ariko ijambo riravuze ngo ngiye kongera nkubake. Ibyo byiciro byose ngiye kubisengera mu izina rya Yesu. Nsoza, nimba iri jambo ryumvishe uri ahantu wabasha gupfuka amapfukame, iri jambo nimba ryumvise uri ahantu wabasha gusenga, genda huri, genda wubakwe nk'amabuye mazima. Wongere wubakirwe muri karitiye utuyemo, wongere wubakirwe mu kazi, wongere wubakirwe mu maso y'abantu bagushenye, wongere wubakirwe mu maso y'abantu bazi ko bitashoboka, wongere wubakwe nk'amabuye mazima. Tugiye gusenga. Mwami Yesu, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza kandi rizima, risohoreye ku buzima bw'umuntu wese uryumvishe. Wavuze ngo twubakwe nk'amabuye mazima, urangije utubwira ijambo ryiza rivuga ngo nzongera nkubake, uzaba wubakitse. Manukira muri iyi saro y'uyu muntu nkurikiye, yongera yubakike. Manukira muri iyi modoka y'umuntu utwaye, yongera yubakike. Manukira mu kazi aho hari, yubakike. Manukira aho akorera kwa muganga, yongera yubakike. Manukira aho atuye, yubakike. Umuntu wese mu rwego rwe uko nkurikiye, musengeye musaba kongera kubakika. Haleluya. Ndagushimiye kuri Imana
ifite amaboko kuri uyu muntu wasenyutse, wasenyuwe n'imiryango, wasenyuwe n'abaturanyi, wasenyuwe n'abo mukorana, wasenyuwe n'ibigeragezo by'igihe kirekire, wasenyuwe n'imbaraga z'abakurwanya. Ariko Mana, uyu muntu ndamusengeye ngo wongere umwubake muri uku kwezi kwa gatanu, araba yubakitse. Asante Yesu, ndagushimiye. Aleluya. Ndagushimiye wa buye rizima we. Niko ijambo ryavuze ko ari wowe buye rizima. Abubatsi abantu banze ariko birangira ari wowe ukomeje ifuruka. Impamvu tudatsimbuka nuko twakubatseho, impamvu bahirika nitugwe nuko twakubatseho, impamvu imirabiza nitugende nuko twakubatseho, impamvu insengero zifunga hitugwe nuko twakubatseho, impamvu badutesha umutwe nitute nuko twakubatseho. Ni wowe buye rizima rikomeza ifuruka. Ndagushimiye ko wadukomereje aho turi. Izina ryawe ndaryubashye amasaha, ingoma yawe niyogere, bwami bwawe buze kuri aba bantu. Ndagushimiye kuri Imana nyamana, kandi ugiye gukora imirimo itarondoreka ku buzima bw'umuntu wese kurikiranyira ijambo. Ndisenze shima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amena, amena. Imana ibahereze umugisha abantu mwari munkurikiye. Ukeneye inama, nimero zanjye ziriho aho hejuru. Ukeneye guhugurwa, ukeneye gusengerwa, hari ibitekerezo ukeneye ko ngufasha mu buryo bwo kumpa akazi. Murabizi ko akazi nkora ndadoda, nambika abageni nka dekora. Ukeneye kuntera inkunga mu bundi buryo, ukeneye kumva nakwimuka muri iki cyiciro nkagera mu kindi, nimero zanjye ngizo. Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom.